mu byaremwe byose ikiremwa muntu nicyo cyonyine gifite ubwenge bwo kubasha kwihitiramo ikibi n'icyiza. Ikiremwa muntu nicyo cyonyine kirangwa n'ibi bikurikira: umuntu aba yumva yayobora, ari we watunga, ari we wamenya ubwenge ku buryo abandi bose bavuga ngo uriya muntu niwe uzi ubwenge, ari we waba umuyobozi w'abandi, ari we waba umukire. Mbese ikiremwa muntu kiba cyumva cyaba igihangange kurusha abandi. Ariko se ubundi ibi ngibi bigenda bite cyangwa bitera iki? Kurikira maze usobanukirwe. Imbumbe Knowledge na Fiston Uwimana. Mu gihe izindi nyamaswa usanga zifite umuyobozi kandi izindi zigomba kuyoborwa, nta n'iteye kudeta, nta n'ishatse ubuyobozi, zikagendera mu nzira yazo kandi nyamara neza. Ikiremwa muntu cyo ibi ntabwo kibikozwa, kuko umuntu iteka aba yumva yayobora, aba yumva ari we waba igihangange, aba yumva yakwigwizaho imitungo yose. Ariko gusa ikiremwa muntu gifite ubwenge ku buryo kibishatse cyabukoresha neza, maze abantu tukabaho neza twishimye ntacyo tubuze kandi tunezerewe. Ariko kubera ko iyi si isa nk'aho iyobowe n'izindi mbaraga zidusunikira gukora ikibi, ikiremwa muntu ibyo ntabwo kibikozwa. Ese utekereza uburyo ki ikiremwa muntu gikora igisasu kigakora amarozi kikayatera mu bandi, kibizi yuko hari abantu barabipfiramo, hari abarabigenderamo, benshi cyane bagatakaza ubuzima, imitungo myinshi igahomba, ariko kikanga kikabikora. Nyamara cyo ntiwamenya icyo kiba kigamije, gusa ni inyungu zacyo. Ibyo ari byo twavuze kiba cyumva cyagwiza, cyatunga. Umuntu akoresha ubwenge bwiwe mu buryo bwamurengera, ariko hari n'aho usanga umuntu akoresha ubwenge bwe mu buryo bumushyira mu kangaratete. Ese uramutse utekereje yuko ibyaha n'amakosa bitabayeho, hahita habaho iki? Nkibivuga ako kanya inzego z'umutekano nizaba zikiri gukora, kuko nta makosa nta n'ibyaha byaba biriho. Ese ndamutse mereye na hafi animateur na animatrice, abo ngabo bakora iki? Nta makosa nta n'ibyaha byaba biriho, abo nabo ntacyo gukora baba bafite. Ibigo bya gisirikare birenze, ibigo bikora intwaro, ibyo byose ntabwo byaba bikiri gukora. Ariko umuntu ntabwo ibyo yabikozwa, kuko umuntu aba yumva yayobora, kandi mu kuyobora ni ukuba ufite ikintu urusha abandi, ni ukuba ufite ikintu ukangisha abandi kandi banagutinyiyeho. Niyo mpamvu guhera ubu ndetse n'igihe cyahise n'ikizaza, igihe cyose uzahora wumva intambara. Abantu batuye ku isi bazahora bashondorana, barwana, kuko ikiremwa muntu gisa nk'aho cyanduye kandi gisa nk'aho gikomeje kuyoborwa n'izindi mbaraga zidasanzwe. Ubyango byemere, njye ntekereza ko ku isi iyobowe n'ikindi kintu kidusunikira gukora ikibi kurusha gukora icyiza. Zikadusunikira gukora ikibi ariko zitwishira ubwenge, ko zikadusunikira gukora ikibi ariko zaduhumya amaso ko icyo kibi turi bwakibonemo icyiza. Izo mbaraga ziduhatira gukora icyo kibi ariko zikatwereka ukuntu ari byo byiza, turaza kubonamo ikintu cyiza, turaza kubiboneramo inyungu, turaza kubiboneramo umudendezo. Ariko nyamara ntiziduhe n'akanya ko kwitekerezaho ngo turebe ngo ibi bintu biraza kugenda bite. Umuntu ubwenge bwe wabishatse twabaho muri paradizo nk'uko nabivuze, ariko ibyo byabaho buri wese aramutse atekereje akumva yuko agomba kubaho mu mutuzo, akiyakira, agashima uko ari. Kubera ko ikiremwa muntu kitanyurwa, ibyo ntabwo bizahagarara. Imbumbe Knowledge na Fiston Uwimana, nzagaruka nje gusasanura akantu kamwe ku kandi, nabanje kubona ibitekerezo bavuyemo. Ndabakunda cyane.